ibihe byiza cyane kuri mwe mwese mudahwema kutugaragariza ndetse no kutwereka yuko tubana bya buri munsi. Ino nakaba ari umwami w'umwana official nk'ibisanzwe, njye nk'abandi umwami muto. Reka mubwire ngo hamenyekanye impamvu King James yari gushaka Young Disi. Niyo mpamvu yari yaratinze umusore wagiye mu nama yaberagamo ibijyanye n'igihe ubukwe bwa King James buzabera. Yatangaje imico itari myiza abantu benshi batari bazi ku mukobwa agiye kugira umugore. Umunyamakuru akaba n'umunyarwenya ukomeye cyane hano mu Rwanda, Mazimhaka Japhet ukorera itangazamakuru ry'igihugu, yifashishije imbuga nkoranyambaga ze yasangije abakunzi be amashusho ye ari kuvuga uburyo yari yagiye mu mahugurwa akagera ahantu hari kubera inama y'ubukwe bwa King James. Bari kuvuga ibijyanye n'igihe ubukwe buzabera n'impamvu yatumye uyu muhanzi atinda gushaka umugore. Aya mashusho n'ibyo Japhet Mazimhaka yavuze ntabwo ari ukuri, kubera ko umuhanzi King James ntabwo aratangaza igihe azakorera ubukwe bwe, ahubwo ibi ni umunyarwenya Japhet yabiteragamo urwenya, ntabwo byari ukuri. Kamashimira magubwira ngo mukomeze muryoherwe n'ibiganiro umwami w'umwana official yabategurire. Gusa ufite igitekerezo cyangwa se inyunganizi waduhamagara kuri 0785475861. Binavuze yuko ushaka no kwamamaza nabyo wabikora, nta kibazo gihari. Ndaje nuko naje gutoragura ikaramu. Umva nibanga tagira umuntu turimo twajya hano mu mahugurwa, none sanze arimo kuba inama itegura ubukwe bwa King James. Buriya ngo impamvu yatinze gushaka, hari umukobwa biganye bakundana King James yo yasibaga, n'uwo mukobwa yarasibaga. Noneho bumvikana ko ngo bazashakana ari uko uwo mukobwa yarangiza amashuri. King James aramutegereza, dore umukobwa ngo arasibira we, arasibira mu wa kabiri, agasiba mu wa gatatu, bakamusubiza mu wa mbere, akajya mu wa gatanu, bakamukorera mu wa gatatu. King James ararambirwa yigira muri za business. None ariko kubw'amahirwe ubukwe buratashye pe, umwaka utangwa nibwo bwa nyuma azasibira.